naguze ubutaka, nkora amasezerano mu nyandiko bwite, nyakorera imbere ya mudugudu aterwaho kashe y'akagari. Naguze ubutaka, nkora amasezerano bwite, nyakorera imbere y'abanyamuryango, hariho n'abagabo basinyeho. Ariko umuntu wangurishije yanze kunkorera mitasiyo. Ese amategeko ateganya iki mu gihe wakugurishije ubutaka yanze kugukorera mitasiyo, mwarakoze amasezerano bwite adakorewe kwa noteri, ya masezerano akorewe mu mudugudu, ya masezerano akorewe mu kagari, ya masezerano akorewe mu muryango, ya masezerano ariho abatangabuhamya? Ese itegeko riteganya iki? Mu by'ukuri nabibasobanuriye kenshi, amasezerano yemewe nakorewe kwa noteri. Ibyo sindi bubitindeho, nabahaye ibiganiro byinshi. Ahubwo reka turebe ku bantu bahuye n'ibi bibazo, ugasanga bari gutanga ibirego mu bunzi cyangwa mu rukiko baregera mitasiyo. Ugasanga umuntu yaguriye ubutaka mu mudugudu kuko azi ko hariho abatangabuhamya cyangwa hariho kashe y'akagari, ngo njyewe ngiye gutanga ikirego, njyewe ngiye no nkurikirane kanaka ampereze mitasiyo uko byagenda kose. Gute naguze nawe naramwishyuye amafaranga yose akaba adashaka kunkorera mitasiyo? Ugasanga umuntu atanze ikirego mu bunzi b'akagari, kikajya mu bunzi w'umurenge, akajurira mu rukiko, akagera ahantu henshi cyane. Mu by'ukuri yaregeye mitasiyo, ngenda aregera kanaka ko yankoreye amasezerano y'ubugure, ndaregera ko ankorera mitasiyo. Mu by'ukuri nawe nyumvira, uwo muntu mu by'ukuri yarahemukiwe. Ariko iyo avuze ngo agiye kurega aregere mitasiyo, mu by'ukuri abahiye niwe uba wihemukiye, kuko itegeko rivuga ko amasezerano nk'ayo ngayo ntacyo yagufasha kugira ngo ukorerwe ihererekanya, kuko aba yarakozwe mu buryo budakurikije amategeko. Mu by'ukuri iyo uhuye n'ikibazo nk'icyo, ntushobora kugenda ngo uregere mitasiyo. Niba hari n'abantu bakoze ayo makosa bagatanga ibirego mu nkiko, yaba mu bunzi cyangwa mu rukiko baregera mitasiyo, bamenye ko bakosheje, kuko ahubwo icyo itegeko riteganya n'imirongo yagiye itangwa n'inkiko z'ikirenga ivuga ko amasezerano nk'ayo ngayo adashobora kuguhesha mitasiyo, ariko mu by'ukuri ushobora kuyakoresha uregera usaba gusubizwa agaciro k'imitungo washyize muri ubwo butaka banze gukorera mitasiyo, ndetse usaba no gusubizwa agaciro k'amafaranga ubwo butaka buhagaze kugeza ubu ngubu. Ushobora kwibaza ngo agaciro k'ayo mafaranga kagaragazwa n'iki? Agaciro k'ayo mafaranga kagaragazwa n'igenagaciro, ntabwo kagaragazwa n'amagambo kanaka yivugira ku giti cye. Urugero rworoshye: niba naraguze ubutaka muri 2017 nkabugura miliyoni 2, ubu muri 2026 bukaba buhagaze miliyoni 8 cyangwa 10, nkaba narashyizemo inzu ifite agaciro ka miliyoni 20, byose ni miliyoni 30. Wibuke ko ubutaka nari narabuguze miliyoni 2. Ese mu gihe kanaka yanyimye mitasiyo nakora iki? Nujya gutanga ikirego uzatanga ikirego usaba gusubizwa agaciro k'ubutaka buhagaze arizo miliyoni 10, no gusubizwa agaciro k'inzu yubatswemo ariyo nzu ya miliyoni 20. Byose hamwe uzasaba gusubizwa miliyoni 30. Ntabwo uzaregera mitasiyo, ni amakosa. Nuregera mitasiyo uzaba witeje ibibazo, uzatsindwa, uzaba witeje ibibazo. Ariko ahangaha reka twibaza ikintu kimwe: hari igihe umuntu agukorera ibyo bintu akakwima mitasiyo, ahubwo akagurisha ubutaka undi muntu wa kabiri. Ayo makosa arakorwa, ugasanga umuntu agurishije ubutaka abugurishije undi muntu wa kabiri. Ese igihe ubutaka bugurishije undi muntu wa kabiri, itegeko riteganya iki? Mu gihe afashe bwa butaka akabugurisha undi muntu wa kabiri, wa muntu wa kabiri uragura ubutaka bukajya ku mazina ye, ashobora kubugura mu by'ukuri wenda urugero nta nubwo wubatsemo inzu. Urugero, waguze ubutaka, umaze kugura ubutaka ubuteramo ishyamba, kandi iryo shyamba wateyemo rifite agaciro ka miliyoni 20. Ubutaka kugeza ubu bufite agaciro ka miliyoni 5, wenda wabuguze miliyoni 1. Ese wa muntu wa kabiri uri ujye kugura ubwo butaka bwateyemo ishyamba, bizagenda gute? Uwo muntu wa kabiri uzagura bwa butaka akabugura mu buryo bukurikije amategeko, mu by'ukuri ubwo butaka buzakomeza bubuke kuko azaba yabuguze mu buryo bukurikije amategeko, ariko niwe uzakwishyura agaciro ka rya shyamba ririmo. Niba ishyamba ririmo rifite agaciro ka miliyoni 20, uwo waguze ubutaka mu buryo bukurikije amategeko azakwishyura za miliyoni 20. Usigare wishyuza indishyi z'akababaro
usigare wishyuza n'agaciro ubwo butaka buhagaze, wa muntu wagize ute, wa muntu wabukugurishije niwe uzishyuza za miliyoni zingahe z'agaciro k'ubutaka, ariko ibi burimo byishyurwa n'uwo bwanditseho. Inama nziza ku bantu bagura, mu by'ukuri itondere kugura ubutaka, ntuvuge ngo mbonye diri iryoshye, mbonye diri ishyushye. Hari igihe uzagura ubutaka witwaje ko kanaka yabuguze mu buryo budakurikije amategeko, ukisanga harimo ibikorwa birimo yaba inzu cyangwa n'ishyamba n'ibindi ibyo ari byo byose, ukisanga ari wowe uri kwishyura ayo mafaranga, ugasanga uhuye n'igihombo utigeze uteganya. Ni byiza gushishoza, kugisha inama abanyamategeko mbere yo kugura ubutaka. Ni ibyo ngibyo nagira ngo mbasobanurire. Mu gusoza, nareba Visi Cyubahiro, ndi umunyamategeko. Wanyandikira kuri iyo nimero aho hasi niba ufite ikibazo kijyanye n'amategeko wifuza ko tugusobanurira cyangwa tuguhereza ubujyanama. Ntushishikarize no gukanda subscribe kugira ngo ujye wikorera kubona ibiganiro byacu bijyanye n'amategeko. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.